Reka tugusuhuze inshuti mukunzi wacu duhorana umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kubana nawe mu biganiro bizakurikirana bigaruka ku buzima, aho tuzajya tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bazajya batuganiriza ku nsanganyamatsiko zitandukanye ariko zifite aho zihurira n'ubuzima bwacu mu rwego rwo kububungabunga ndetse no kubwitaho muri rusange kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza. Ni kenshi mwagiye mudusaba ko twazaza mu buryo bw'amashusho, ngira ngo mwabibonye ko twatangiye, ubu noneho niko bigiye gukomeza. Hazajya haza bya bigegeranyo byari bisanzwe bitambukaho, ariko haze n'ibiganiro birimo amashusho. Nizere ko muzakomeza kutuba hafi ndetse mukaniyongera. Reka tubashimire mwe mwese mwamaze gukora subscribe, abari mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi hatandukanye, ku migabane y'isi itandukanye. Mwarakoze cyane kandi nawe ugiye kuyikora nawe turagushimiye cyane. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa ugiye kutuganiriza ku bijyanye n'ubuzima. Reka tumuhe ikaze ku Rugwiro Media TV, anatangira twibwira hanyuma anatubwire muri rusange ku cyo iki kiganiro kigaruka ku buzima, cyangwa se uru ruhererekane rw'ibiganiro bizajya byibanda ku buzima bizajya byibandaho n'impamvu yabyo. Tuguhaye ikaze ku Rugwiro Media TV. Murakoze cyane kunyakira ku Rugwiro Media TV. Nitwa Musanabera Christine, ndi umuganga mu gice cy'ingingo, mu gace k'insimburangingo n'inyunganirangingo, kandi nkaba n'impuguke mu buzima rusange n'imirire ya muntu, twakwita ubuzima rusange. Ibiganiro byacu rero, uruhererekane rw'ibiganiro twatangiye, tuzakomeza tuzibanda cyane ku buzima bwa muntu, ubuzima rusange. Twibande cyane mu gice cy'ubuvuzi kigamije ubwirinzi. Mu gice cy'ubuzima harimo ubuvuzi bugamije kwirinda, hakabamo ubuvuzi buvura, curative medicine mu rurimi rw'icyongereza, hakabamo ubuvuzi bugamije gusubiza mu buzima busanzwe aribwo rehabilitative medicine, hakaba kandi n'ikindi cyiciro cyo guherekeza abantu bageze mu minsi yabo ya nyuma kugira ngo batahe neza, aribyo twita palliative medicine. Ibyo byiciro byose rero tuzabigarukaho muri iki kiganiro. Tuzagenda dutumira impuguke zitandukanye muri ibyo bice kugira ngo tuganire, twihugure, twunguke ubumenyi bushya mu buryo bwo kwirinda. Iki kiganiro kandi rero kizibanda cyane mu biganiro bigamije kwirinda, ku buryo 80% by'ibiganiro byacu bizaba bigamije ubuvuzi bwirinda, bugamije kwirinda, ariyo preventive medicine. Hanyuma 10% tuzakora ibiganiro bya curative medicine, ubuvuzi buvura bukiza aribwo dusanzwe tumenyereye. Irindi 10% tuganire kuri cya gice kitamenyerewe na benshi, abantu benshi banibaza uko bakwitwara mu gihe abantu babo bageze mu minsi yabo ya nyuma, babaherekeze neza, batahe neza, aricyo twita palliative care. Ntuzacikwe kubana natwe muri uruhererekane rw'ibiganiro bigamije ku buzima kugira ngo duhugurane. Ufite ikibazo utubaze muri comment kugira ngo tugusubize mu kiganiro cyacu gikurikira. Murakoze cyane. Arakoze kuduha ishusho rusange y'ibyo tuzagarukaho cyangwa se tuzibandaho muri uru ruhererekane rw'ibiganiro bitandukanye bizaba byibanda ku buzima. Hanyuma insanganyamatsiko y'uyu munsi cyangwa se icyo tugiye kugarukaho ni akamaro ka siporo ku buzima bw'umuntu. Siporo tuyumvaho byinshi bitandukanye, bamwe hari amakuru bayifite hatandukanye atariyo, abandi ugasanga baragerageza kuyikora ariko nabo bakayikora mu buryo butari bwiza cyangwa se bushobora kugira ibyo bwangiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gace ka mbere. Iki kiganiro kizagira ibice bitandukanye aho tuzaganira ku bintu bitandukanye. Uyu munsi rero tujya kuganira ku kamaro ka siporo. Ikibazo cya mbere nabaza umutumirwa wacu, iyo tuvuze siporo ubundi muri rusange umuntu akwiriye kumva iki? Iyo bavuze siporo ubundi umuntu agomba kumva igikorwa ngororamubiri kitigishijwe, kigamije kwidagadura se, kurushanwa, cyangwa se gusubiza mu buzima busanzwe umuntu, cyangwa se imyitozo ngororamubiri ishingiye ku buzima, ku kuzamura imibereho myiza muri rusange.
murakoze cyane. udusobanurira icyo siporo ari cyo. Hari icyo numvisemo. Uyu munsi turagaruka kuri siporo itari amarushanwa, siporo umuntu akora agamije kubungabunga ubuzima bwe cyangwa se kwita ku buzima bwe. Hanyuma reka turebere hamwe ni bande bakwiriye gukora iyo siporo ibungabunga bwa buzima bwabo cyangwa se kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ni bande? Ubusanzwe umuntu wese mu cyiciro cy'ubuzima arimo yagakwiye gukora siporo mu kubungabunga ubuzima bwe. Reka mbere yo kuvuga ibyiciro by'ubuzima buri muntu wese n'uburyo yagakwiye kwitwara muri siporo, turebere hamwe se akamaro siporo yaba imariye umuntu. Mu ubushakashatsi butubwira ko siporo iri bumwe mu bwirinzi bw'indwara nyinshi. Reka duhere kuzitandura. Nk'uko dusanzwe tubimenyereye cyangwa se tubizi, ku batabizi reka tubyibukiranye cyangwa se tubibabwireho, ni uko umuntu umwe mu bantu 10 uyu munsi afite diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Kandi mu bitera umubiri kuba wagira iyo diyabete harimo ibyo twita sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle bivuze ko ubuzima bwe buba butava mu mwanya umwe bujya mu wundi, ari ubuzima bushingiye hamwe. Reka dufate urugero nk'umuntu ukorera mu iduka yirirwa yicaye amasaha 8 ku 8, umuntu ukorera mu biro nawe nuko. Mu minsi yashize twumvishe minisita tubwira ngo ubushakashatsi bwakorewe mu Rwanda butubwira ko nibura umuntu yagakwiye nyuma y'amasaha 2 guhaguruka mu biro yicayemo agatembera kugira ngo agabanye ibyago byo kurwara izo ndwara zitandura. Icyo ni kimwe muri siporo. Uko guhaguruka azenguruka ni kimwe muri siporo. Ako ni kamwe mu kamaro siporo itumariye. Icyo ni icyiciro cy'ubuzima kimwe mu bantu twese dukeneye siporo. Hanyuma rero turebye ku bantu basanzwe bari mu kazi katabasaba kwicara hamwe, impamvu ki bakeneye siporo. Ubundi muri siporo igamije kuzamura ubuzima, kuzamura imibereho myiza, hari ikintu twagakwiye guhita twumva. Nuko mu cyo tuba dushaka cyane, buri muntu wese yagiye muri siporo ikintu aba ashaka cyagakwiye gutuma umubiri uhumeka neza. Guhumeka neza k'umubiri ni iki? Nuko umubiri wakira umwuka mwiza mwinshi ugakwira mu bice by'umubiri byose kandi neza, hanyuma umwuka mubi ugasohoka ariko usohokana n'imyanda ibiri mu mubiri. Rero nta muntu n'umwe, nta cyiciro na kimwe cy'ubuzima umuntu arimo kidakeneye kugira uwo mwuka mwiza, kwinjiza uwo mwuka mwiza ku kigero gihagije. Uwo mwuka ari wo oxygen ugakwira mu bice byose by'umubiri, bityo uturemangingo tugasohora wa mwuka mubi, umubiri ugasohora wa mwuka mubi, ubuzima bukarushaho kuba bwiza kurushaho, immunite, ubudahangarwa bw'umubiri bukazamuka kubera ko umwuka mwiza, serire, uturemangingo twahumetse neza. Nta cyiciro cy'ubuzima rero kidakeneye ubwo buzima bwiza, kidakeneye kungukira ibyiza dukura muri siporo. Hari ikintu ugarutseho kijyanye n'ubwoko bwa diyabete ngo ya kabiri. Diyabete ya kabiri yabitandukanira he n'iya mbere kugira ngo wa muntu udukurikiye abashe gusobanukirwa n'icyo kintu? Diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ni diyabete ishingiye byose. Diyabete y'ubwoko bwa mbere n'ubwa kabiri byose umubiri ntuba ushoboye gukoresha iyi sukari neza, cyangwa se utabashije gutanga wa musemburo wa insuline ujya gufasha gukoreshwa kw'isukari mu mubiri cyangwa kuyigabanya mu mubiri igihe umusemburo watanzwe neza. Ni ukuvuga iki rero? Diyabete yo mu bwoko bwa mbere ibaho igihe umusemburo utabashije kuba wakorwa byaturutse ku kuba akaremangingo kawukora katari mu buryo bwiza, mbese mu by'ukuri kadashoboye kubukora mu buryo burambye,
navuga ko kaba kamugaye, reka mbyite gutyo, karacitse intege, twavuga karacitse intege ariko mu buryo karemano, niko navuga. Umuntu wenda aravutse organe ishinzwe gutanga iyo insuline, gukora iyo insuline ntabwo ibishoboye, ntabwo ikora neza akazi kayishinzwe. Yego byo nukuri niko bimeze. Hanyuma iyo diabete kandi ikunze kugaragara mu bice mu minsi ya mbere y'ubuzima, harimo imyaka ya mbere y'ubuzima, imyaka mitoya ku mwana akivuka se, nyuma yaho imyaka 10-15 mu myaka mitoya. Hanyuma diabete mu bwoko bwa kabiri ni diabete ishingiye ku kuba isukari yabaye nyinshi mu mubiri, kubera ko wa musemburo wabaye muke, ariko byaturutse kuko wenda wabuze ibyangombwa byo gukoramo umusemburo, ariko atari impairment, atari kuba urugingo bw'urwarwo rudashoboye gukora uwo musemburo. Bakatubwira ko rero iyo diabete ubwoko bwa kabiri yuririra kuri facteur zitandukanye, ku mpamvu zitandukanye, harimo iyo ngiyo yo kuba umuntu ahora mu buzima bwicaye buri ahantu hamwe, adakora imyitozo ngororamubiri muri rusange. Harimo n'izindi, kunywa itabi, kunywa inzoga, kunywa isukari nyinshi, indyo idakwiriye, tuzabigaruka mu biganiro byacu biri imbere. Ibyo byose bikuririra ku kuba diabete ubwoko bwa kabiri yavuka. Kandi diabete ubwoko bwa kabiri iravurwa, ishobora gukira umuntu akamanura rwose todo glucose ye neza, nyamara ku rugero rw'isukari afite mu maraso. Nyamara diabete ubwoko bwa mbere, umuntu kuko aba adashoboye, atagira insuline, aba insuline depend, ahora kuri insuline ubuzima bwe bwose. Ya miti imufasha gukora ya insuline ni imiti ahubwo ni umutusi, ni ugusimbura wa musemburo. Ego, umusemburo bakawumutera mu gihe umubiri wakawikoreye, ahubwo bakawumutera buri gihe. Ni ukuvuga ko nyine aba atunzwe n'imisemburo y'imikorano, aho kugira ngo atungwe n'umubiri we wakoze. Urakoze cyane. Nyuma yo kudusobanurira ibijyanye n'iyo diabete, tumaze kumenya abayemerewe cyangwa se abo gukora siporo bireba. Hanyuma reka tujye noneho kuri siporo muri rusange. ni izihe siporo umuntu yakabaye akora z'ingenzi kugira ngo abashe kubungabunga ubuzima bwe? Ese nihe umuntu yakorera siporo? Murakoze cyane. Iki kiganiro cyacu twibanze cyane kuri siporo igamije kuzamura ubuzima bwiza, gutuma umuntu agira ubuzima bwiza, wellness mu Cyongereza. Yego. Siporo rero umuntu yagakwiye gukora, naho yagakwiye kuyikorera. Reka tubanze turebe ubundi muntu iyo ari gukora siporo abagamije iki. Hari abantu buri wese aba afite ikintu agamije mu gihe ari gukora siporo, ariko iyo tugeze mu cyiciro cy'ubuzima, atari kuba warabigize umwuga, tukinjira muri siporo, umuntu wese mu cyiciro cy'ubuzima arimo yagakwiye gukora, hari ikintu twese duhuriraho mu kuba dushaka n'ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza dukura muri siporo buva hehe? Reka twinjire gatoya muri siyanse. Twigeze kubivugaho mu kibazo cyabanje, tuvuga kuri oxygene, umwuka mwiza duhumeka. Uwo mwuka mwiza uboneka mu gihe habayeho photosynthese. Ni ukuvuga iki photosynthese? Ni igihe ibihingwa, ibimera by'icyatsi cyangwa se ibiti by'icyatsi n'ibindi bimera byose byafashe urumuri rw'izuba n'umwuka mubi, ari wo twahumetse, wahumetswe n'inganda, imodoka, aho waturutse hose, ari wo CO2, ukawubyazamo, ukawuyungurura. Ibyo biti bikawuyungurura, bikaduhereza umwuka mwiza, ari wo oxygene. Ikindi gice ntabwo nkivuzeho kuri icyo ngicyo, abizi bya photosynthese barahita babyumva cyane. Hanyuma rero uwo mwuka mwiza, ibyo biti, ibyo bihingwa by'icyatsi byaduhaye, niwo tuba dushaka. Iyo mwuka mwiza rero tuwinjije mu mubiri ku kigero gihagije, igihe uri muri siporo, uko uhumeka winjiza umwuka mwiza mwinshi ugasohora umwuka mubi, niko wa mwuka mwiza ya oxygene igenda
ikagera mu bihaha, ibihaha bikawinjiza mu maraso, amaraso akagaburira buri karemangingo kose kagize umubiri, buri karemangingo kagahumeka, kagasohora wa mwuka mubi, wa mwuka mwiza ugafasha ubuzima bwiza bw'akaremangingo. Impamvu ngarutse aho ni iki? Ni ukugira ngo turebere hamwe aho iyo oxygene tuyibona nyinshi, kuko iyo uri muri siporo uba ukeneye kwinjiza nyinshi ishoboka. Hanyuma nujya ujya gukora siporo ujya utekereza ahantu uza kubona iyo oxygene nyinshi, uyinjize ku kigero gihagije, uturemangingo duhumeke tuyakire ku kigero gihagije, tunasohore wa mwuka mubi ya CO2 ku kigero gihagije. Hanyuma ubuzima bwiza bukwira umubiri wose, ubuzima bwiza, organe ihumeke, systeme zihumeke, hanyuma ubuzima bwiza ubwiyumveho ububone. Ku kibazo warumbajije ntabwo natandukiriye, ndagira ngo tugende intambwe ku ntambwe. Iyo tugeze rero kuri kuvuga ko ako karemangingo kahumetse oxygene iboneka nkuko twabivuze, iboneka ahantu hari bya biti ya environment twakwita green environment mu rurimi rw'icyongereza, ya environment y'icyatsi, kuko iyo photosynthesis ikorwa n'ibimera by'icyatsi. Aho hantu niho uzasanga oxygene nyinshi. Iyo rero ugiye gukora siporo ukorera mu nzu tumenyereye nka gym benshi bakunze gukoresha, n'umuntu ukoreye siporo muri iyo environment iri green, bafite itandukaniro rikomeye. Kubera iki? Iyo oxygene niyo igenda ikagufasha muri biriya byose, ikagufasha ubuzima bwiza kuzamuka, imikaya n'iki byose bikakira ya oxygene. Mu gihe rero ugiye muri gym ahantu hafunganye, inkuta enye, harimo imashini, urakoze cyane, harimo abantu benshi, harimo imashini, mwese muracuranwa, umwuka muke uri aho hantu, buri wese ashaka gukurura mwinshi kurushaho, urananiza ibihaha ukurura, ikindi kandi murawusahuranwa ni mukeya, kandi buri wese awukeneye ku bwinshi kugira ngo umugire umumaro yaje ashaka muri siporo. Aho rero urahita wiyumvisha neza ahantu umuntu ukeneye gukora siporo, nko kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we, nko kugira ubuzima bwiza, aho yagakwiye kuba ayikorera. Birumvikana ni muri ya environment, ni hahantu hari ibyo ibimera bitandukanye bitanga wa mwuka mwiza. Yego. Ikindi siporo yagakwiye gukorwa, siporo zose twavuga ko ari nziza, ariko uko ukoresha siporo z'ibihaha zituma ibihaha bikora cyane, niko wa mwuka mwiza uba winjiza. Birumvikana, ni ibintu byumvikana cyane. Rero niba ugiye guterura ibyuma, ugaterura urubaka imikaya, yego, ariko hari akantu k'ingenzi ubuzi mu buzima bwiza wagiye muri siporo ushaka, wagiye kuyabonesha ushaka, hari akantu ubuzi. Niba ukora iyo gym wagakwiye kugira n'ikindi gihe cyo kujya muri ya environment kugira ngo wubake bwa buzima bwiza ugambiriye ushaka muri iyo siporo. Ndumva ikibazo nagisubije ngihereye mu mizi. Murakoze cyane. Reka twibutse abadukurikira ko ibi ari ibiganiro tuzajya dukurikirana biri mu byiciro bitandukanye. Ni ikiganiro kizajya kibanda ku buzima, aho tuzajya tuganira n'abatumirwa batandukanye ku nsanganyamatsiko zitandukanye, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Ibyo twirirwamo byose tudafite ubuzima bwiza ntacyo byatumarira. Uyu munsi rero turi kugaruka ku kamaro ka siporo nk'uko mwabyumvise. Nizere ko murakomeza kuduha ibitekerezo byanyu, ndetse mukanatubwira n'icyo twazabaganiriraho ubutaha. Hari imyumvire abantu bafite hano hanze, babona nk'umuntu ari muri siporo yaca nko ku bantu wenda bagenda bari ku ruhande, bayobowe mu kiresha ari kugabanya amafiriti. Ese siporo ni y'abakire gusa cyangwa ni urwego rwo kugabanya amafiriti nk'uko abantu babivuga? Wadusobanurira. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Reka nkomereze muri uwo mujyo ko nifashishije urugero rwa diyabete ngitangira y'ubwoko bwa kabiri. Reka aba ari naho munyemerenza gukomereza. Banavuga ko ngo izo ndwara ari iz'abakire.
oya baribeshye ntabwo bikiri uko nguko kubera iki nuko mu bushakashatsi rwose werutse gushyirwa hanze icyegeranyo giherutse gushyirwa hanze vuba cyane cyavugaga ko 134% bya diyabete bwoko bwa kabiri mu myaka iri imbere izaba iri muri Afurika. Ni ukuvuga iki urebye ubuzima bwo muri Afurika buri hasi kurusha ibihugu byateye imbere, buri hasi kurusha Amerika n'ibihugu by'i Burayi, ariko ukurikije projection y'ukuntu umuvuduko wa diyabete bwoko bwa kabiri uri kwirukanka nuko nguko imibare itubwira. Rero duhereye kuri icyo birumvikana neza ko diyabete nta iyo sport izo ndwara ntabwo zikiri iz'abakire. Buri muntu wese yayirwara mu gihe atirinze. Turi mu buvuzi bugamije kwirinda, mu gihe atirinze, mu gihe atasobanukiwe, mu gihe atiyitayeho, mu gihe atafashe ingamba kugira ngo agabanye kuba yaba kuri risike yo kurwara izo ndwara, kuba yatuma umubiri worohera iyo ndwara kuwataka. Kuba rero siporo twavuga ko ari iy'abakire, ntabwo ari iy'abakire. Buri muntu wese akeneye uwo mwuka mwiza ku kigero gihagije, buri muntu wese akeneye kuzamura ubudahangarwa, cyane ko ibitwangiza ibyinshi tugiye tubisangiye. Ariko ndaza no kuvugaho gato ku itandukaniro rishobora kubaho, ariko ibyinshi umukire n'umukene turabisangiye. Ibyinshi ni ukuvuga iki? Hari ikoreshwa rya telefone rituma tugira free radicals, hari indyo twese duhurira ku isoko, hari kuba population guturwa cyane bw'abaturage. Urakoze cyane. Ubwiyongere bw'abaturage bugenda butuma ubutaka bwagahinzwe tubusaranganya, bityo tugahora tubuhinga ntitugire igihe cyo kuburaza kugira ngo igihingwa kivamo intungamubiri zihagije muri ubwo butaka. Ni ukuvuga iki rero? Twese turi abakandida bo kurwara, niyo mpamvu duhurira kwa muganga, hari umukire n'umukene. Rero tunasangiye gufata ingamba zo kwirinda. Ariko hari icyo nakongeraho gitoya kuri ubwo busobanuro, nuko iyo umuntu ateye imbere muri bihugu byacu bya Afurika cyangwa se muri bihugu byacu, reka mbyite gutyo, hari ubwo uko ugenda ugira amafaranga, uko ugenda utera imbere, akenshi uraryoherwa ukabura umwanya wo kwiyitaho, ukabura umwanya wo gukora siporo. Wanayikora nyine ukumva ko ugomba kwikorera aho hantu dorix hameze uko kuntu, ntujye muri ya environment twavuze, ntujye hantu twavuze hatuma uvoma mwuka mwiza ukeneye. Igihe cyo kurya ugarya ibiryo byo mu nganda cyane, ntubukigira umwanya wo gutegura amafunguro yawe uyateke, ahubwo ukirukira hariya chips, fanta, coca, iki, izo zose. Ibyo byose bigushyira kuri risike, kuko iyo n'indyo bigushyira kuri risike kuba warwara za ndwara twavuze ngo ni iz'abakire. Preventive medicine ni mu buvuzi bwo kwirinda, n'ubuvuzi dusanga utararwara, dusanga warwaye, dusanga wanakirutse, ugira ngo wongere urekipere, wongere usubize umubiri imbaraga zo kongera guhangana n'ibitero bigenda biwataka biturutse hirya no hino, imihindagurikire y'ikirere, imirire mibi n'ibindi. Rero kuba umuntu umukire, reka tubyite gutyo nk'uko iryo jambo ari ryo wakoresheje, yakoroherwa no kurwara izi ndwara biroroshye cyane kurusha umukene. Nubwo batubwira ko iyo uzamuka mu cyiciro cy'ubuzima ugenda ugira amafaranga, ubona iby'ibanze, ubona indyo igihe uyishatse, ubona imirire igihe uyishatse, ubona iki gihe ubishatse. Ariko iyo tugerageje kubikontextualiza, tugerageje kubyinjiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, muri realite, dusanga ko rwose uko ugira amafaranga, uko uzamuka cyane, niko ugenda ubura umwanya wo kwiyitaho, wo gukora iby'ibanze bituma umubiri uhangana n'izo ndwara
zitandura n'izo ndwara za hato na hato zigenda ziza. Cyane ko indwara zitandura ziri mu ndwara muri iki gihe zihangayikishije cyane cyane isi kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Murakoze cyane. Hari ikintu kindi misengeraho amatsiko. Twakomeje kuvuga siporo igamije kurinda ubuzima bwacu. N'akahe kamaro ko gukora siporo? Idufasha kwirinda iki? Cyane ko wagiye ugaruka ku ndwara ngo umuntu ashobora guhura nazo. N'izihe ndwara umuntu atahura nazo mu gihe akoze siporo neza? Urakoze cyane. Ku mwanya wa mbere twavuga indwara zitandura, yewe harimo na kanseri. Mu bwirinzi bwo kurinda kanseri twavuze ko ubuvuzi bugamije kwirinda tubusanga tutararwara, twarwaye na nyuma yo kurwara. Burakomeza muri icyo gihe cyose, buraduherekeza. Ariyo mpamvu ni igice gikomeye buri muntu wese ahantu ari udukurikiye yagakwiye gushyira mu migambi ye ya buri munsi. Uko ubyuka ukumva ko kwita ku buzima bwawe mu buvuzi bwo kwirinda uri kwivura. Socrate, umuntu wavumbuye imirire, niwe wavuze ngo nitutarya ibiryo nk'imiti tuzarya imiti nk'ibiryo. Rero ku mwanya wa mbere nabivuze haza indwara zitandura, harimo kanseri, izo diyabete, hari ubuzima bwo mu mutwe. Buriya siporo ni umuti ukomeye w'ubuzima bwo mu mutwe bwiza. Kubera iki? Turabizi ko ubwonko twavuga ko ari moteri. Nibwo bukoresha umubiri. Nibwo bukoresha umubiri. Ni ukuvuga ko igihe ubwonko butari muri leta nziza, igihe ubwonko budatekanye, umubiri ubahataka. Umubiri nawo ntabwo uba korodoni, ntabwo uyoborwa nk'uko wagakwiye kuyoborwa. Ni nk'uko twavuga ngo mu gihe shefu w'urugo atari ku burinzi neza, icyo gihe urugo kurwinjirira ni ibintu biba byoroshye. Hari n'ubwonko niko buba bumeze. Siporo rero iza cyane kandi mu gufasha ubuzima bwo mu mutwe, kuko ubwonko uko bukora cyane, urumva ubwonko buyobora umubiri wose burakora cyane kurusha ibindi bice by'umubiri. Mu byo bukoresha rero, mu byo bukenera harimo guhumeka ya oxygene, gusohora wa mwuka mubi. Kuko nituvuga gusohora umwuka mubi, twumve akaremangingo ko ariko gasohora umwuka mubi, biratworohera guhita twumva uwo mwuka mwiza icyo uza gufasha. Uza kwihutisha division cellulaire, kwigabanya k'uturemangingo. Uko akaremangingo kigabanya kameze neza, kahumetse neza, gafite amaraso akwiriye, gafite n'ibindi bikwiriye byose, tuzagenda tugarukaho nitugera mu cyiciro cy'imirire, niko ako karemangingo kibyara, bityo no gusaza imburagihe bikagenda bikagabanuka. Niyo mpamvu abantu bagamije anti-aging, gukora anti-aging, kugabanya ubusaza buhutiyeho, cyangwa kwirinda gusaza imburagihe. Yego, kwirinda gusaza imburagihe. Bagirwa inama zo gukora siporo. Ni ukubera ko uko iyo oxygene, uko uwo mwuka mwiza ugera mu mubiri, umubiri ukora neza, bityo uko ukora neza, kwigabanya k'uturemangingo kukagenda neza, organic ikagenda neza, system ikagenda neza, umubiri wose ukabyungukiramo. Twavuze indwara zitandura, tuvuga indwara zo mu mutwe, tunavuga abagamije kwirinda gusaza imburagihe, kandi ntawe utabiharanira. Kwirinda gusaza imburagihe, ukaba uri ku myaka runaka 30 kona nka 38. Harimo kandi no gusohora gutwika ibinure bidakenewe. Ku bantu bagamije kugabanya ibiro, kandi umubyibuho ukabije uri muri kimwe cyuririraho indwara zitandura, zazindi twavuze haruguru zose, indwara zitandura zose, indwara z'umutima, indwara zose. Rero uwo mubyibuho ukabije uko uwurwanya ukora siporo, ni nako iza ndwara zitandura uba wagabanyije amahirwe yo kuba zakugeraho. Muriho tuziko cyangwa se tumenye ko 20% nibyo biza gufasha kugabanya umubyibuho, hanyuma 80%
bikaba imirire yawe 80% igira uruhare ku mubyibuho wawe. Ntabwo ushobora kumbwira ngo urabyibuha utariye. Yego hari ibindi, harimo kuruhuka, harimo kubaka imikaya n'ibindi, ariko 80% ubimenye neza ko ari ibiryo. 20% ni siporo. Umva rero siporo irakenewe. Utararenga aho ngaho nyemerera nkurogoye gatoya. Uvuze ko akenshi ibijyanye no kubyibuha biterwa no kumuntu yari. Noneho hari umuntu ujya muri siporo agamije kugabanya ibiro, aho kugira ngo bigabanuke ahubwo bikiyongera. Byagenze bite? Urakoze cyane. Birumvikana niba 80% ari imirire yawe, 20% bikaba siporo yonyine ntabwo iza gufasha kugabanya ibiro, ntabwo bishoboka. Uvuye muri siporo uragiye ufashe unyweye inzoga za yose, mbyite gutyo, uragiye uriye yayo mafiriti, amachips, ibintu byo mu nganda, nituvuga ibintu byo mu nganda, amabrochette, ibyo byose. Aho rero ibyo yawe nutayitaho, nutayikontrola, uzakuba kenshi bya binure. Kuko niba agiye muri siporo akaremangingo kagahumeka neza, kagize ubuzima bwiza, noneho karashonje cyangwa se gakeneye ibiryo, gakeneye. Hari ibyo watakaje kari kugusaba. Hari ibyo watakaje kari kugusaba, kandi noneho kakabigusaba, navuga ngo ku rugero rwihuse rurengeje. Rero naho iyo ukurikiye iyo request, ubwo busabe, ntabwo ushobora kunanuka, ntabwo bishoboka. Bisanga mu cyobo njyamo byibuha cyane, niko bimeze. Hanyuma turi gusatira umusozo w'iki kiganiro, wenda kugira ngo tuzanakomeza ubutaha. Hari amakuru usanga atariyo abantu baba bafite kuri siporo. Ese ayo makuru aba afite atariyo kuri siporo, niki wayavugaho, cyangwa se niki wabwira abo bantu, cyangwa se nayahe makuru usanga abantu badafite atariyo abantu baba bafite kuri siporo? Navuga ko harimo nk'icyo twari tuvuze, cyo kuba umuntu yakwibwira ngo ngiye kugabanya ibiro, ndakora siporo birahagije, ubundi n'icyo nshatse. Ikindi harimo no kumva ngo siporo niyo umuntu unanutse, ubyibushye, ko njyewe unanutse se nakora siporo, niki ngiye gutakaza. Akumva mu by'ukuri ntago akeneye siporo. Kandi ari ubyibushye, ari utabyibushye, buri wese ni umukandida w'indwara. Buri wese akeneye ko uturemangingo twe duhumeka neza, akeneye ko ibihaha bye byinjiza umwuka ukwiriye, uhagije, ubwonko bugafata oxygen ihagije, imikaya igafata oxygen ihagije, inyama zo mu nda, hose. Rero ntago wagakwiye kwibeshya gutyo ko mu gihe unanutse utagomba siporo. Ikindi twakivuze wenda haruguru, aho gukorera siporo wakungukira, abantu bakumva ko nimba rwose maze kugira ukomera, ariko ntabwo nakwirwa nirukanka mu muhanda, guteye kumva kare ngomba kujya ahantu hafite comfort, muri gym, akaba ariho nzajya nkorera siporo yanjye. Ikindi nuko hari n'ushobora kwibaza se, akabyibaza ariko bashobora no kubyemeza, hagati se ubundi umwuka mwiza tuwusanga hanze, twavuze muri gym. Ese ubundi ngiye Nyamirambo n'urugero, ngakorerayo siporo saa 6 z'amanywa cyangwa saa 10 cyangwa sangahe, ubundi hari ikintu naba mpombye? Oxygen ntibitembera, hari imipaka igira? Hari ushobora kwibeshya gutyo. Ariko nkuko tubizi, iyo ahantu hatuwe cyane, bikambyite gutyo, hari ibintu byinshi bitandukanye, ubucucike butandukanye. Ku manywa kandi twibuke ko imodoka ziba zigenda zirasohora umwuka mubi, inganda nibwo ziba zikora zirasohora umwuka mubi, n'ibindi. Ibyo byose byataka umubiri, byangiza umubiri, ntabwo bizatuma ubona umwuka uhagije ukeneye
kugira ngo wagiye gushaka ubuzima bwiza muri siporo, ugiye no kwishakira ahantu utarabona ubwo buzima bwiza, icyo gihe uba uri kwibeshya cyane. Ikindi gihe cyiza buriya cyo gukora siporo, hari abavuga uti n'ubundi se n'umwuka nshobora kuwufata nimugoroba, akazuba gahumbije, nabyo ubwo hari ikintu byaba bitwaye, hari ushobora kubyibaza. Yego, ariko yego ni byiza, icyo gihe izuba rihumbije, nibwo abantu benshi baba banavuye mu kazi, ati mvuye mu kazi reka njye kuruhuka iyi stress, ni byiza. Ariko itandukaniro rya siporo ya nimugoroba n'iya mu gitondo nuko buriya mu gitondo iyo uko umunsi ukura, kuva mu gitondo saa sita saa cyenda nimugoroba, umubiri ugenda uba epuize, ushira imbaraga, ucika intege. Urakoze cyane, umubiri ugenda ucika intege kuko wawuvomye, wawukoresheje, wawuvomye bihagije. Iyo bigeze nimugoroba rero wamaze kunanirwa, kuvuga ngo ugiye no muri siporo, akenshi ntabwo uyikora neza kubera ko umubiri ugiye kuwukoresha siporo wamaze kunanirwa. Hanyuma kandi igihe nyamara mu gihe ukoze siporo mu gitondo, uba wagize igihe cy'ijoro cyo kuruhuka. Mu gitondo umubiri ufite imbaraga zihagije, ugiye noneho ni nko kuwudemara, ni nko kuwukangura neza kurushaho, kugira ngo wagize igihe cyo kuruhuka, ni cyiza cyane. Noneho umuhe n'imbaraga zikwiriye, ariyo wa mwuka mwiza, kugira ngo umubiri uze guhangana n'ibitero by'uwo munsi. Ibyo bitero harimo stress z'akazi. Haravuga ati kamyo yanjye iguye Mombasa, yaheze ku cyambo. Haravuga ati kode byagenze gute. Mu gihe ibyo byose utegereje ko biza kwataka umubiri mu gihe cy'amanywa, tegura umubiri mu gitondo, uwutegure, uwuhe imbaraga, uwudemare, ukora iyo siporo, ubenefisiye wa mwuka mwiza wo mu gitondo, hanyuma unywa amazi, ubundi umubiri uwuha imbaraga zo guhangana n'uwo munsi uri bien equipe. Urakoze cyane. Hanyuma reka dushimire abari badukurikiye, ariko tutaragenda, umuntu wadukurikiye wamuha ubuhe butumwa ku bijyanye na siporo mu masegonda make? Urakoze cyane. Ubutumwa namuha, icya mbere ni ugukangukira siporo, akayishyira muri agenda ye ya buri munsi. Mu byo apanga gukora ku munsi, siporo ikaba irimo. Bikaba byiza ayikoze mu gitondo. Ikindi, ntiyibeshye ko gukorera siporo iminsi 30 kuri 30 mu nzu zagenewe siporo, gym, ari byo bifite agaciro cyane kurusha kujya hanze muri environment, guhumeka umwuka mwiza wo hanze. Gukora siporo hanze, agomba kumenya najya guhitamo, ahitemo akurikije ikimuha umusaruro kurusha ikindi. Yego, ikindi icyanyuma nuko siporo nkuko twabigarutseho, n'ubuvuzi, ni bumwe mu buvuzi ku ndwara nyinshi, yemwe no kubaka ubudahangarwa bw'umubiri, umubiri ugahangana n'indwara zitandura n'izandura n'izituruka ku mavirusi. Urakoze cyane. Reka tugushimire, dushimire n'abari badukurikiye. Twizere ko tuzabana nabo mu biganiro bitandukanye ku Rugwiro Media TV bijyanye no kubungabunga ubuzima no kubufata neza. Iki uyu munsi rero reka tugisoreza ahangaha, ubutaha tuzagaruka cyane kuri bari abantu bakora siporo babigize umwuga, ibyo bashobora guhura nabyo nyuma yo kuzihagarika bitewe n'impamvu zitandukanye. Tuzareba byinshi bitandukanye kuri iyo ngingo. Rero niba warudukurikiye, twagushishikariza kutazacikwa n'ikiganiro gitaha. Turabashimiye rero, mukomeze kubana natwe ku Rugwiro Media TV. Imana ibarinde, naho ubutaha.